Reka neze komeze neza cyane muri rusange ndagira ngo abantu basanzwe bakurikirana ibijyanye n'umupira w'amaguru by'umwihariko umupira w'Iburayi mushaka kwa mwigeze kubona ino video Reagan Rugaju avuga aya magambo. Uko najya nifuza umunsi data yapfiriyeho niko naba nshaka Jude Bellingham he's one of the most underrated player muri isi y'umupira. Underrated cyangwa overrated? Sorry, overrated. Abantu bahayipinze muri twa Jude. Nje buriya ndi umutozo wa Real. Nakoresha uyu mwana witwa Hagati. Jude Bellingham arakabirizwa sinda ikintu afite nemera sikwicogesha kurusha abantu. Ndagira ngo benshi mu bakurikirana umupira w'amaguru muri rusange batanze ibitekerezo bigiye bitandukanye. Gusa benshi bahuriza ku kintu cyo kutemeranya n'uno musore akamwe mu banyamakuru akunzwe mu gihugu cy'u Rwanda Reagan Rugaju. Rero nafasha akanya ndavuga ati reka nsese ngubasobanura kino kintu kugira ngo kize kumvikana neza. Muzabibona kenshi umupira w'amaguru aho utandukanye wenda n'ibijyanye n'imiziki. Imiziki umuhanzi ashobora gukora indirimbo abantu ntibasobanukirwa icyo ashaka gusobanura cyangwa se ntibamenye ubuhanga buri tactically mu bintu yakoraga akaza akabisobanura, ariko umukinnyi n'ibintu biri science bigaragarira buri muntu wese. Niyo mpamvu igiye kuganira ikijyanye n'umupira ndetse n'abakinnyi ukoresha icyo bita fact and figures cyangwa se icyo bita imibare n'ukuri. Mpamvu nanjye ku giti cyanjye usanzwe uvuga ko Reagan Rugaju nawe ari umwe mu banyamakuru bakabirijwe kubera ko asobanura umupira w'amaguru muri kwigisha ijambo ry'Imana ugasanga wenda ari bagiye kukubwira ngo Jude Bellingham ambara nimero 5 akaba bivuga iminota igera muri 3 kugira ngo mugere ku kintu cyitwa nimero 5. Tugiye kugendana akantu ku kandi namwe muraza gutanga ibitekerezo byanyu meza ko ibyo Rugaju avuga ari ibyo, namwe ngo muraza kuza mutubwira uko mubyumva ndetse nabumva mu by'ukuri ibyo dusobanuye, namwe muraza gutanga ibitekerezo byanyu. Ubundi muri rusange equipe ya Real Madrid sezo yagize sezo itari nziza, ariko by'umwihariko benshi mu bakinnyi bari basanzwe providinga ngo batanze ibintu bari bitezweho ari nandi byaje kurangira umutoza Xabi Alonso yirukanywe, ubundi bazana Albero akaba arimo kubatoza uyu munsi. Ariko ikibazo kimuri Real Madrid ntago gitangiye muri ino sezo, ni ikibazo cyatangiye kuri sezo ishize ubwo Carlo Ancelotti yarakirimo kubatoza. Reka mbisobanure neza kugira ngo mubyumve mu buryo bworoshye. Jude Bellingham nyuma ya technique nyinshi agira ndetse no kuba ari umukinnyi ufite ubushobozi bw'uko yabasha gutangiza transition y'umukino ndetse akanateza ibibazo opponent bitewe nuko arimwe makinnyi bakinisha mu mutwe cyane, nibyo yakoze mu ikipe ya Borussia Dortmund bituma ikipe ya Real Madrid imutanga arenga miliyoni zigera mu ijana. Ya mbere byaramuhiriye mu ikipe ya Real Madrid muri 2023-2024 kubera ko yaje asango bita Karim Benzema amaze gusohoka uze ko byoroheye still deje y'uno musore kubera yuko mu busanzwe nubwo ari umukinnyi ukinamo hagati ariko numwe mu decision maker wa mukinnyi ushobora gufata icyemezo akavuga ati ikipe yatsinzwe nshobora kuba natsinda igitego. Byoroheye umutoza bita Carlo Ancelotti systeme ya 4-4-2 cyangwa se 4-3-3 abasha kumukinisha nk'umu fast 10 byatumye hafi ya 69% y'iminota abashe gukina muri sezo ya 2023-2024 yakinaga nk'umwataka kuruta uko araza gukina asa nk'udefanda. Iyo gihe mission Ancelotti yamuhaga yahindukaga ari uko umukinnyi bita Jose agiyemo, ariko ndagira ngo murabizi ntaga n'umukinnyi yakinaga iminota myinshi cyane. Arabwo twaje twinjira muri fact and figures nk'uko nabibabwiye, kimwe mu bintu byatumye bita Jude Bellingham asubira hasi cyane icyo twita Mbappe effect cyangwa se twakita structure shifted, ni ukuvuga ngo structure imikinire yabo yahise ihinduka bitewe nuko Mbappe yaramaze kuzamo. Kuko Mbappe akimara kuza afite mission kuba threat muri iriya box yose ya adversaire, bivuze ngo Jude Bellingham wakinaga fast 10 byabaye ngombwa yuko agomba gucreatingirwa undi mwanya araza gukinamo, none bya bindi yabashaga kwikora muri ya box bitangira gukorwa na Mbappe isuindirwa position ko mu ikipe ya Paris Saint-Germain kinaga nk'umu wing, hanyuma cyo mu ikipe ya Real Madrid bitatangira kumukinisha up front bitewe nuko nta wundi mukinyi bari bafite wabasha kwakina, kandi position so kuri wing bari bafite abakinyi benshi bashobora kwakina kandi nabo baba star. Ndagira ngo icyo kintu tuze kucyumva neza cyane ngo kuza kwa Mbappe kwahise gucreatinga yuko Jude Bellingham 35% minota yakinaga yahinduriye position atangira gukina nk'umu center midfielder cyangwa se cyo mu gifaransa bita umumilier récupérateur. Sanano nakanabihuza yuko imwe muri mission ayagombaga guhabwa n'umutoza cyangwa se umutoza baga yamuhaye nuko agomba gukina icyo bita LSM cyangwa se left center midfield agahengamira ibumoso, ariko ashinzwe gufasha cyane muri defense kugira ngo baze kugira siri nombre tewe nuko equipe ya Real Madrid muri no saison rwose defense yayi yakomeje kugaragaza urwego ruri hasi. Bivuze ngo Mbappe effect yari impamvu ya mbere yatumye bita Jude Bellingham abasha kudropinga form ziwe, none akaza point ya kabiri yatumye Jude Bellingham abasha kudropinga form ziwe yitwa the loss of Toni Kroos cyangwa se kubura Toni Kroos cyangwa se umukinnyi ushobora guprovidinga ibisa nk'ibyo Toni Kroos yatanga. Ani naho bita Toni Kroos muri podcast yarimo gukora yavuze ko ikipe ya Real Madrid ikeneye kuba yarekera kurirayinga ku muntu ushobora gukina nk'ibyo Toni Kroos yakina, ahubwo bakaba barema umukinnyi cyangwa se bakagura umukinnyi ushobora kudetectinga umukino adakina nk'ibya Toni Kroos, ariko nawe ashobora gutanga balance kuri equipe yaba defensively ndetse na offensively. Ibi nahuzwa nuko n'ubundi Real Madrid igeze kwanza izikoresha Claude Makelele nawe udakina nk'ibyo Toni Kroos akina, kandi icyo gihe yari umukinnyi w'inkingi ya mwamba yatangaga balance hagati ya defense ndetse na attaque. Absence ya Toni Kroos mu ikipe ya Real Madrid yabaye nko gutakaza icyo twakwita
twakwita nka metronome abazi ibijyanye n'umuziki ni ukuvuga ngo iyo umuproducer agiye gucura ikijyanye na beat ahera ku cyo bita metronome twacyita nk'ikirenge ariko nicyo gikontrol ikijyanye na tempo nyine ya beat uburyo bese ya beat iraza kubihagaze. So icyo ngicyo nicyo kipe ya Real Madrid yabuze imaze kugitakaza nta kindi Ancelotti yagombaga gukora usibye gusaba uyu Jude Bellingham ko yasubira inyuma noneho agatangira gukina asa nk'ufasha b'inyuma kuruta uko yakina afasha b'imbere. Banatangiye mbibabwira no mu ikipe ya Dortmund ubwo yacacambuwaga byatari yakinaga box to box bivuze ngo afite mission yo kudetecting umukino ndetse nanone akabasha kuba yatangiza transition y'umukino aribyo byamugiraga umukinnyi uri excellent. Noneho muri rusange bitewe na mission amaze guhabwa na Carlo Ancelotti naho bihuriye n'ibyo asanzwe akina ndetse naho bihuriye n'ibyo yari yamuhaye sezo yari yabanje. Bivuze ngo muri animation y'umukino w'ikipe ya Real Madrid uyu nguyu Jude Bellingham icyo yasabwaga ni ukuba ari umufacilitator, ni umuntu ushobora kubafasha kugira ngo ibyo barimo guplaninga gukora bize gukunda, ni umufacilitator, ni umufasha. Bivuze ngo muri uko gufacilitatinga icyo ashinzwe no gukina icyo twakwita nka dirty work, no gukora AF zikorerwa mu kibuga zirimo gutera amatakre, zirimo kwica umukino wa adversaire, zirimo guprogress umupira igihe bawubonye. Bivuze ngo muri rusange icyo ashinzwe gukora ni ukwica ibyo adversaire agomba gukina, ntago ari wa mu kipe igomba kurirayingaho ngo areza gufata ibyemezo nkuko byari bisanzwe bimeze mbere yaho. Unabyumva neza muretse mubona ko guhera icyo gihe bakimara kumuha iyo mission yo guza gukina ibingibi nibwo yatangiye kuvunika urutugu, asigaye aza yakina imikino ibiri akaba aravunitse akabasubiyeyo. Icyo gihe rero niho Jude Bellingham ibintu byatangiye gusa nk'ibirimo kwanga, ariko atari uko byanze ahubwo ari uko yabaye shifted kuri mission yahabwaga kugira ngo aze gukora mu kibuga. Nkuko nabibasobanura birumvikana ko muri Madrid bamukoresha nk'umufasha kugira ngo tactic approach y'umutoza bize gukunda. So far rero mu ikipe ya Real Madrid Jude Bellingham yasezo nziza yabashe no kuba umukinnyi wa sezo, ndagira ngo murabyibuka ni 2023-2024. Icyo gihe nta Mbappe nta na Benzema, we abandi bakibera bashinzwe kuba bamuprovidinga yari target. Buri mukinnyi wese yasabwaga kubona umupira akawugeza kuri Jude Bellingham ukakinaga fast 10 ariko bisa nk'ari nimero 9 ariko itari 9 yuzuye atari ni 10 ryuzuye. Ngo kugeza aka kanya muri system nshyashya arimo gukinishwamo ni umukinnyi noneho nawe ushinzwe kugaburira abarimo Rodrigo, abarimo Vinicius ndetse na Mbappe. Bivuze ngo ahekagwa ubu ngubu niyo haye mission yo kugira ngo nawe abashe guheka abandi. Ndagira ngo icyo kintu kiza kumvikana neza. Nimara kumva kino kintu neza nibwo muraza kwibaza wavuze ngo sinzi ibyo ashobora gukina, ngo sinzi ashobora kugira ibiki. Ibyo byo murabishyira ku rundi ruhande cyane cyane ko nabivuze neza yuko umushinja kuba overrated nawe ari overrated ku ruhande rumwe kubera yuko ni umugabo uzasanga adashobora gukora prediction imbere y'umukino ngo bihure cyane gupredictinga gusa ibintu byarangiye kugira ngo akumvishe koko ko ibyo wabonaga atari ibyo ahubwo ibyo yabonye ari byo byanyabyo. Hanyuma twihute cyane no duse nk'abamugereranya n'undi mukinnyi bashatse kumugereranya nawe. Ubundi wita Pedri bajyagereranya n'uyu musore bita Jude Bellingham ntago bakina ibintu bisa, ntago bakina position imwe, ariko murabizi ibyo mu ikipe ya Real Madrid na Barcelona bagerageza gucreating icyo twakwita nka clout kugira ngo bagire byibura abakinnyi babiri bashobora guhanganisha, bizamure media, bizamure influence yo kugira ngo bavugwe cyane, atari uko ari abakinnyi wenda bashaka kuba bari kuri calibre imwe cyangwa bakina ibintu bimwe. Ko tujya no kureba abana bakinnyi bombi nubwo uyu nguyu bita Pedri arusha Jude Bellingham mu mwaka umwe, ariko urebye goals contributions zabo uraza gusanga byibura Jude ajya gukuba kabiri ibitego uyu musore bita Pedri yabashije gutsinda. Ngo kuri Pedri we kuva uyu nguyu bita Afrique yaza uhinduriye position ko kubwa Xavi uyu nguyu yakinaga nimero 10 cyangwa se twakwita playmaking role, noneho uyu mugabo bita Afrique isamuzana atangira kumukinisha muri double pivot. Ko muri aba pivot babiri we akaba afite mission yo gukina nk'umu interior cyo twakwita dying playmaker. Umwe ataba umukinnyi utegereza umupira kugira ngo abashe kuwukina, ahubwo akaba wamukinisha ushobora gufata umupira akawuvana muri defense n'akadetecting ritme y'umukino, akamenya niba bagomba gukina bihuta cyangwa se bagomba gukina gake gake nkuko Toni Kroos yabikoraga. Ndagira ngo murabizi akaba ari cyashinzwe mu ikipe ya FC Barcelona. No kaza gusanga iyo position bagerageza kwitirira uyu nguyu Pedri kwa kina ikinwa no bita Dani Olmo cyangwa igakinwa na Fermin Lopez bitewe nuko ari bashobora gukina icyo twakwitanga nimero 10, ariko iyo bakinnye bane batatu akenshi nimero 10 usanga ntago ikibaho. Neko sari komeye cyane Rugaju yakoze agomba no gusabira imbabazi abanyarwanda akabwira ati munyihanganiye rwose, natekereje ko muri ibicucu sinzongera kubabeshya yo gufata umwana w'imyaka 22 wamaze kubona position ora mu ikipe y'igihugu y'Abongereza. Ko banemeza yuko bita Harry Kane namara gumanika inkweto nta wundi mwataka bazafata ahubwo bazafata Jude Bellingham bamwegeza imbere akine nimero 9 n'uburyo Abongereza mubona nk'umukinnyi w'ingenzi, ndetse nanone akaba amaze gutwara ibikombe birimo Copa Trophy Golden Boy ya 2023, akaba amaze kuza muri FIFA Pro World 11 inshuro 3 zikurikiranya 2023 2024 2025 2024 atwara treble kubera ko atwara La Liga, atwara Super Coupe, anatwara UEFA Champions League, ari nibwo abamukinnyi mwiza muri La Liga mu bakinnyi bose muzi basanzwe bacacambwa hariya. Kaza kakanya tuvuga ko yagize saison mbi kandi yaranzwe n'imvune zirenge ebyiri kandi zikomeye mu gihe kitageze mu mwaka umwe, amaze gutsinda ibitego bigera muri 4 na assist zigera muri 3 mu mikino 18. Ngana namwe muze tuganire nyuma y'ibintu byose tubashe kuganira, nyuma y'ibintu byose tumaze gusobanura. Ese Jude Bellingham ni ikibazo? Ese Jude Bellingham ni umuswa cyangwa murebera mu mataratara? Namwe nimuze mutubwire. Bakeneye kugira ngo tujye dukora ibiganiro birebire ndetse munaryoherwe nabyo, mukore subscribe kuri Elvino Kwizera YouTube channel yanjye, ubundi dutangire dutwike hano hantu ivumbi ritumuke. Je nitwa Elvino
no kwizera Pasokoto Vita Larga.